ibyabaye mu Rwanda, amateka mabi yabaye mu Rwanda, kandi Ubufaransa ari kimwe mu bihugu byo ku isi byari bibanye neza n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka myinshi, ariko we akavuga ati ibyo abandi batashoboye kugeraho, intambwe abandi batashoboye gutera bambanjirije, yewe reka nyitere. Ariko cyane akenshi iyo turebye ibihugu binini tureba bya bihugu bitoya twerekeza umukira kuri iki ngiki. Nabivuze icya mbere ni uko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wongeye gusubira uko wahoze. Icya kabiri, mu ngeri zitandukanye Abanyarwanda bazabyungukiramo, ariko si n'Abanyarwanda bonyine, n'Abafaransa bazabyungukiramo. Reka Abafaransa baradukeneye natwe. None se wagira ngo iyo indege yikoreye imiteja ihingwa mu bishanga byacu by'u Rwanda kandi ihingwa n'Abanyarwanda, bakavuga bati good cyangwa kamemu ni byiza, Abanyarwanda bitegure rwose kongera gusubukura ingendo zabo mu Bufaransa. Reka tubasuze kandi tubaramutse mwebwe mukurikira Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Uyu wa mwanya w'ikiganiro ubibonote ikiganiro njyewe Meki Kayiranga ndetse na Asman dukorana harimo tureba ku bintu bitandukanye ubuzima bw'igihugu, cyane cyane muri politiki cyangwa se mu bijyanye na polisi ziba zarashyiriweho abaturage. Asman waramutse? Haramutse neza, muraho Bwiza TV. Ese ni cyane ntabwo ari myinshi cyane ariko niyo yawe biri kugenda byoroshye. Yego, iminsi irenze umwe aba ari myinshi nibyo, ariko turashima Imana ko tukiri bazima. Yego. Hanyuma Sumani tuyihuse tugiye kuganira ku ngingo y'u Rwanda n'Ubufaransa, aho umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa nyakubahwa Macron yaje mu Rwanda mu ruzinduko. Asumani navuga ko uruzinduko rwavugije isi yose, ibinyamakuru birahaguruka, abantu baravuga, abanalisite bakora analysis kujyanye n'uru ruzinduko. N'uruzinduko rubaye nyuma y'imyaka 20 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Uruzinduko navuga ko rubaye nyuma ya kimwe cya kane cy'ikinyejana umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa uhagaze nabi. Asomani ubibona ute cyangwa se ubibona ute? Uko mbibona, icya mbere ni amateka meza, icya kabiri ni ikimenyetso kidashidikanywaho n'uwo ari we wese ukunda u Rwanda cy'imiyoborere u Rwanda rufite. Kubera iki? Kubera ko u Rwanda ruri ku mugabane wa Afurika ku isi. Kuba rero rwasurwa na perezida w'igihugu kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ni amateka ku Banyarwanda, kandi ni ikimenyetso cy'imiyoborere myiza u Rwanda rufite, kikaba n'ikimenyetso cy'ubuhangange bw'iki gihugu cy'u Rwanda. Bavuga uti byavugishije abantu benshi, nibyo byari ngombwa, ariko yewe nk'umunyarwanda, twebwe nk'Abanyarwanda byaradushimishije kandi byaduhaye imbaraga n'icyizere cy'uko Abanyarwanda nk'igihugu cyabo ni ibihangange. U Rwanda ni igihugu cy'igihangange cy'ingenzi cy'Ubufaransa. Ubufaransa biyoborwa na Perezida Macron uvuye mu Rwanda. Yego.
hanyuma noneho ndatugiye muri analysis twinjiye Yego. neza. Nyirizina. Uruzinduko rwa Macron ruvuze iki? Uruzinduko rwa Macron ruvuze gucecekesha abantu bose bumva ko hari ikidashoboka, abantu bose bumva ko buri gihe niba abantu ku giti cyabo, imiryango ku giti cyayo, ibihugu hagati yabyo bishobora kugirana amakimbirane ku mpamvu zitandukanye, ayo makimbirane adashobora kurangira. Rero icya mbere kinakomeye ni uko yewe nk'umunyarwanda, yewe nk'umunyamakuru, yewe nk'Asumani niyo nambaza nk'umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Rugari.net, nashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kuko ntabwo biba byoroshye. Impamvu ni uko hari ibihugu byinshi bishobora kwifuza ko umuperezida nka Macron yabisura, ariko bikabagora kugira ngo bibagereho cyangwa ntibanabibone. Rero nyakubahwa Perezida Kagame niba yarakoze ku buryo umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa asura u Rwanda, ni ikintu ntashobora rwose gutindaho cyangwa gukererwa kumushimira. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa kuba yarasuye u Rwanda ni ikintu gikomeye, ni ikimenyetso cy'agaciro, icyubahiro afitiye u Rwanda. Kuzirikana u Rwanda, kuzirikana mbere y'abamubanjirije ibyabaye mu Rwanda, amateka mabi yabaye mu Rwanda, kandi Ubufaransa ari kimwe mu bihugu byo ku isi byari bibanye neza n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka myinshi, ariko we akavuga ati ibyo abandi batashoboye kugeraho, intambwe abandi batashoboye gutera bambanjirije, yewe reka nyitere. Ndamushimira Perezida Macron w'Ubufaransa, kandi mwebwe nka Bwiza, nubwo twese turi itangazamakuru, ariko ndizera ko ubu butumwa ntanze nawe buzamugeraho. Uwo buzageraho bwa mbere ni Perezida Kagame, ariko na Perezida Macron w'Ubufaransa, nubwo tuvuga Ikinyarwanda, aba interprete be cyangwa abasobanuzi b'Ikinyarwanda mu Gifaransa, dore ko hari naho bihurira Ikinyarwanda n'Igifaransa, ubutumwa, iyi message ntanze, iyi felicitation ku kumushimira, bazabimugezeho. Ibindi mu kindi kibazo ndabisubiza ubwo wenda, ariko nshatse nanabikomerezaho. Yasuye u Rwanda, ndamushimira. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ni amagambo ubwe yivugiye imbere y'Abanyarwanda ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ruri ku Gisozi, by'umwihariko cyangwa mu buryo bukomeye. Umufaransa, umuzungu avuga Ikinyarwanda, by'umwihariko ku ijambo yahereye avuga ngo ndibuka, ndibuka, ndibuka. Ndumva yarabivuze gatatu. Hakurikiraho amagambo akomeye avuga ati ndicisha bugufi, mpagaze hano imbere yanyu nicishe bugufi. N'ibindi byakurikiyeho, ari nabyo byashimangiwe na mugenzi we nyakubahwa Perezida Kagame, avuga ati amagambo Perezida w'Ubufaransa yavuze turayaha agaciro, turayemera kurusha ibindi byo ku ruhande. Icya gatatu mvuga kuri Perezida Macron,
aha ndahatinda rero, aha ndahatinda kandi mubifate neza uko ngiye kubivuga. Perezida Macron namwita umunyarwanda ku ruhande rumwe, kuko u Rwanda rwagize ibyago, yari umwana afite imyaka 17, uyu munsi arusuye afite imyaka 40, ngira ngo numwe, siko bimeze. Kandi ari perezida. Mbihuje rero n'umuco nyarwanda no kuba nari mvuze ngo Perezida Macron namwita umunyarwanda, ntabwo yaje gusura u Rwanda gusa, yaje no kurufata mu mugongo, yaje gufata mu mugongo abanyarwanda, birarenga azana n'ibiyagano arabayagira. Ngira ngo wumvise cyangwa mwumvise ko ataje gutyo gusa ngo ace bugufi avuge ko yibuka, ariko navuze ati hari ibiyagano twazanye, nge mbyita ibiyagano. Ndumva ndabivuga mu Kinyarwanda, nge nuko mbyumva kandi ni uburenganzira bwanjye bwo kubyumva gutyo. Hari inkunga yazaniye u Rwanda, ngira ngo harimo inkingo za COVID-19 n'ibihumbi magana angahe cyangwa miliyoni zingahe z'amayero bizafasha, amafaranga azafasha mu nzego zitandukanye. Wanyibutsa niba ari harimo n'amasezerano yasinywe ku mpande zombi? Yego. Ariko hari amafaranga, hari amayero yatanze, ngira ngo ni 60 cyangwa 600 cyangwa miliyoni 6 z'amayero, ibintu nk'ibyo. Hari n'ibyo yemeye miliyoni magana angahe z'amayero kuzafasha u Rwanda. Ibyo ni ibiyagano. Ni ku giti cyanjye nge ndabibona nkaho yaje kuyagira u Rwanda, kandi bigendanye no kuvuga ngo turabavandimwe, turenge ibyabaye n'uruhare, kandi uruhare nta rundi rw'Ubufaransa. Uburangare ni ukubera ko Ubufaransa hamwe n'amateka bufitanye n'u Rwanda butakoze ibyo bwagombaga gukora kugira ngo hakumirwe amahano yabaye muri 1994. Buvuga gufasha leta ya mbere. Yego, buvuga gufasha leta ya mbere. No gutera inkunga bakoraga jenoside. Yego. Ubwo rero aravuga ati, ni nkaho yavuze ati twebwe ntabwo turi ku rwego rwabo ngabo, niba baranabikoze ariko twebwe saho duhagaze. Nubwo byagize ingaruka ku banyarwanda, natwe bikadutera ikibazo, bikadutera ikimwaro n'ipfunwe, niyo mpamvu ni mpagaze hano imbere yanyu nshiye bugufi mu izina ry'Abafaransa, kandi batari ku buyobozi muri kiriya gihe ibyabaye mu Rwanda byabaga. Ukagira uti Macron yaje yikoreye n'urugomo? Yego, rwo gufata mu mugongo hari ibintu byinshi bizajya. Atari ko yavuze we ni kwifata. Ndi umunyarwanda, ariko ndi umunyarwanda kandi ndi umwe mu bakurikiranye cyangwa mu bakiriye neza urugendo rwa perezida w'Ubufaransa mu Rwanda. Noneho nubwo yabivugaga mu Gifaransa, ariko ndabibona nk'umunyarwanda, kandi ndabibona gutyo bijyanye n'umuco w'u Rwanda. Ubwo hari undi wabibona ukundi. Hanyuma Asumani, tujye kuri uruzinduko. Ubona n'uruzinduko ruzazana izihe mpinduka hagati y'ibihugu byombi? Ubona ari mu yihe secteur cyangwa se mu ruhe rwego rw'ubuzima runaka mu gihugu cy'u Rwanda abantu bashobora kuzungukira kuri uruzinduko rwa Emmanuel Macron mu Rwanda? Icya mbere ni uguhindura isura y'imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa mu gihe cyashize.
mu gihe cyashize kubwa ba perezida Mitterrand, ba Jacques Chirac, François Hollande na Sarkozy, bigeze kure. Ni ukuvuga ngo rero abo bose hari ibyo batahinduye, ariko perezida Macron abigezeho. Turibuka ibikorwa, turibuka ubutwererane mu nzego zitandukanye hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, uburezi, umuco, iterambere cyane cyane ry'icyaro. Nge ndibuka Ruware Butare, ubukungu, ariko ibyo byo bije ejo bundi, ubwo ndashaka kuvuga by'ubucuruzi n'ibiki byose. Ariko dusubiye inyuma gato, uko u Rwanda rwari rubanye n'Ubufaransa, ndibuka inzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa, Centre Culturel Franco-Rwandais, ndibuka École Française ni urugero, ndibuka umubano, ibyo bita coopération bilatérale, aho mu rwego rw'umutekano, mu rwego rw'amahugurwa, rw'ubutwererane mu bya gisirikari na gendarmerie. Ubwo ngewe nkoresheje ijambo gendarmerie, ko ndabyibuka rwose. Ufaransa cyane rwose, kandi ndabyishimira kuko ubwo nigaga jena twigishwaga n'Abafaransa, kandi ntekereza ko hari umusaruro, hari icyo byagejejeho u Rwanda mu iterambere mu rwego rw'umutekano, ariko tukavuga ngo ibi byose nubwo byaje kubangamirwa n'ibyabaye muri 1994, perezida Macron akavuga ati tubirenge, twongere tubane neza nk'uko twabanaga mbere ya 1994. Ibyo abamubanjirije abo twavuze batagezeho rwose. Mu ijambo rimwe navuga ngo uru ruzinduko rwa perezida Macron ubwarwo ni amateka y'imibanire myiza y'u Rwanda n'Ubufaransa. Nyuma y'imyaka, hari abavuga turavuga imyaka 27, oya, nyuma y'imyaka irenga 40, n'indi ntambwe y'imibanire myiza y'u Rwanda n'Ubufaransa, wenda Imana idufashije mu yindi myaka 40 cyangwa irindi myaka 30. Hanyuma Asuma, wenda tujye ku kijyanye na uzuruza za Ruware. Ubivuze Ruware umuntu ahita imibereho myiza ko mu gishanga bahingaga biteje ikajya mu Bufaransa. Tujye muri Centre Culturel. Wenda utarageraho hari naho ntakomoje ku bijyanye n'imigenderanire, urujya n'uruza rw'Abafaransa n'Abanyarwanda mu bihugu byombi. Ngewe ndabyibuka mu 1987 kugera za 1989 nakoze kuri aeroport i Kanombe, cyangwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe, ndi mu bashinzwe umutekano. Urujya n'uruza rw'abanyamahanga, hahozeho Sabena, ngira ngo ni yahinduye irindi zina, ariko icyo navuga ni Air France. Air France ni indege y'Abafaransa, ingendo 3 nibura, niba mbyibuka neza, mu cyumweru. Boeing 747 ngira ngo yatwaraga abantu barenga 400. Abanyarwanda, Abafaransa banyuranyuranamo.
iki kirakenewe ko izo ngendo zongera gusukurwa. Noneho warumbajije uti nari mbaje kujyana n'ibiro byiza ariko no kuri icyo ngicyo kijyanye n'imigenderanire uyu munsi none bigaragara ko diplomasi y'u Rwanda hari intambwe yatewe ndetse hari ubutsinzi aho gutsinda ubwo kugera aho byiringa umukuru w'igihugu agasura ibihugu bigasurana akagaruka kugira ngo kubijyanye na diplomasi bisa nkaho byarakemutse. Reka wenda mfate nk'amasegonda makeya mpere ku ruzinduko rwa nyakubahwa Perezida Kagame aherutse mu Bufaransa. Ni ikintu gikomeye cyane kandi yamazeyo iminsi myinshi. Yatashye n'inzu yamwitiriwe cyane rwose. Icyo nacyo ngira ngo tugiye kuri diplomasi kuko diplomasi akenshi niyo izanira izindi sekiteri ziri mu gihugu zikaba zajya no mu kindi gihugu. Hanyuma tujye ku kintu kijyanye n'imibereho myiza. Ubona umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ari iki bizafasha mu mibereho myiza y'abaturarwanda cyangwa se wenda no mu Bufaransa, ariko cyane akenshi iyo turebye ibihugu binini tureba bya bihugu bitoya twerekeza umukira kuri iki ngiki. Nabivuze icya mbere ni uko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wongeye gusubira uko wahoze. Icya kabiri mu ngeri zitandukanye abanyarwanda bazabyungukiramo, ariko si n'abanyarwanda bonyine, n'abafaransa bazabyungukiramo. Reka abafaransa baradukeneye natwe. None se wagira ngo iyo indege yikoreye imiteja ihingwa mu bishanga byacu by'u Rwanda kandi ihingwa n'abanyarwanda bakavuga bati good cyangwa kamemu ni byiza, wagira ngo buriya ntituba tuhungukiye? None se wagira ngo abanyarwanda nibajya kwiga mu Bufaransa, ubwo ni muri sekiteri y'uburezi, abafaransa bakaza gukomeza ibikorwa byabo by'uburezi, ubwo turavuga za école française n'ibindi, ntibazabyungukiramo? Ni ukuvuga ngo sekiteri ni nyinshi: ubuzima, uburezi, ubuzima. Wabonye ko Perezida Macron hari inkingo yahaye abanyarwanda. Yanasuye ishuri rya Tumba College. Ubwo ni uburezi. Yafunguwe na Centre Culturel Francophone, yahinduye izina. Centre Francophone. Ariko urumva mu burezi, ariko uburezi bureba bujyanye n'iterambere mu myuga. Ubwo ni ukuvuga ngo rero niba yarasuye ririya shuri rya Tumba, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ubufaransa buzakomeza cyangwa buzakomereza aho ngaho mu gutera inkunga abanyarwanda mu rwego rw'imyuga, ubumenyingiro, sibyo? Ubumenyingiro, uburezi muri rusange, ubuzima, imibereho y'abaturage, iterambere ry'icyaro. Mboneraho no gusaba muri iki kiganiro dukoranye ko twafatanya kugira ngo dusabe ko za gahunda zahozeho za Ruwari, Butare n'ahandi zakomeza, zakongera zigasubukurwa zikagera n'ahandi. Zikagera n'ahandi kuko u Rwanda rufite ibishanga byinshi cyane, guhinga imboga n'ibindi, kuko u Rwanda ni igihugu gihinga. Abafaransa bakeneye ibitoki byacu, bakeneye ibirayi duhinga, bakeneye imboga, bakeneye imbuto, bakeneye za voka zacu, bakeneye ibinyomoro byacu, kandi simpamya ko iwabo babigira. Baradukeneye, ariko natwe turabakeneye. Tubakeneye gute? Baturusha amafaranga. Icyo cyo ntabwo najya hariya ngo mvuge ko bataturusha amafaranga. Nibaduha amafaranga, ariko tubahe natwe ibyo dukungahayeho. Ese hari Kinigi ba mu Bufaransa bayihinga he? Ibirayi bya Kinigi babihinga he? Ese Kamaramasenge
ibitoki by'imineke cyangwa gros michel mu Bufaransa babihinga he? Ibyo byose imiteja se, biringanya se, pavuro, ibitunguru byacu. Ahubwo mbonereho no kubwira abo ngabo, abo bene wacu b'Abanyarwanda, njya numva ngo Rubavu, ngo Karongi, ngo isoko ry'ibitunguru, ngo baturage ngo babuze isoko guteze. Nicyo bisobanura Bwiza TV, nicyo bisobanura. Hanyuma wenda tukiri kujya ngicyo dukomeje, wenda tuvuye ku mibereho myiza, uzanyemo n'ibijyanye n'ubuhinzi, tugera no ku bijyanye n'ubutabera, kuko Macron nawe bigarutseho cyane. Ubutabera twari kubigeraho kandi simbitindaho, ariko sinabihushura. Ubutabera, ubuze ubutabera ubwo ushaka kuvuga ngo abanyabyaha bari ku butaka bw'Ubufaransa, abo bo baraza rwose. Nuko mbitekereza, nge nuko mbitekereza, ariko ni nacyo cyifuzo cyane. Baraza abanyabyaha bahe rero. Reka duhere ku bakurikiranyweho uruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abo hari abo Ubufaransa bwaburanishije, ariko ntibahagije kuko hariyo benshi. Kandi mvuge ngo ibyo ntibize kwitiranwa n'Abanyarwanda baba ku butaka bw'Ubufaransa muri rusange. Oya, hari abadiplomate, hari abaekonomiste, hari abaganga badafite ikibazo, n'abandi ntavuze badafite ikibazo rwose. Abo ngabo ntabwo bakwiye guhungabanywa cyangwa ntabwo bakwiye kuba bagira ibyo babazwa badafite aho bahuriye nabyo. Ariko abafite ibyo bavugwaho, abavugwaho uruhare, bakekwaho muri jenoside yakorewe Abatutsi 1991, nicyo cya mbere. Abo ngabo rwose bo baraza, ndahamya ko bari buze vuba na bwangu. Abandi ni abanyabyaha basanzwe, abajura, abantu bagiye basahura amafaranga y'igihugu, abajura ntabwo nabavuga kuko ubwo byaba bibangamiye inzego zibikurikirana. Ariko birazwi ko hari abantu bakurikiranyweho kunyereza cyangwa gutorokana cyangwa kwiba, baba bari hano mu gihugu bakayatorokana, baba bari iyo ngiyo mu Bufaransa ku mpamvu zitandukanye, tuvuge za diplomasi. Kuki ugiye kubigira ibanga kandi ari abantu bazi uko bakurikirana nk'abantu bazi? Ndi umuprofessionel mu itangazamakuru, ntabwo ariko ntabwo ugiye kuvuga ibintu bitabaye. Niba biravugwa ko byabayeho, wenda nanjye hari ibyo nzi, ariko ndi umunyamakuru kandi ndi umunyarwanda, kandi hejuru yanjye hari inzego z'u Rwanda nubaha. Kuki wavuze kandi utashaka kubavuga? Ni ukubera ko nzi ko hari ikosa naba nkoze mu kubangamira akazi k'izindi nzego ziri hejuru yanjye, kuko nta madosiye mfite yabo, kandi nubwo n'abanyafite biranashoboka ko igihe cyaba kitaragera cyo kuyatangaza. Ariko icyo uzi ko nuko mu Faransa abantu barahari rwose, barahari. Ahubwo reka nkoreshe n'imvugo y'ikinyarwanda ivuga ngo barajagata. Ni benshi cyane, ni benshi, haba mu bujura busanzwe, haba by'umwihariko ku bavugwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nanongeraho ko buri ifatwa ry'umugabo witwa Kabuga Felicien ari ikimenyetso kidashidikanywaho, ari no kuri bo gutekereza ngo kuri bo abo ngabo biyizi kuvuga ngo Kabuga yafashwe, byatahiwemo, ubu natwe ntaho turi. Ariko baraza reka tubiharire inzego z'ubuyobozi. Wenda utarabibaharira, wowe ubona ko ukurikije kuko iyo urebye nka CNLG ubushinjacyaha, niba ndakeka sinzi aho hari abavuga ko hari abantu barenga 30, hagati ya 30 na 40 bashyiriye impapuro zo gutanga muri yombi baregwa muri jenoside. Harimo ba Serubuga arimo, harimo abitwa
ba Padiri Wenceslas Munyeshyaka yego we yanashyiriweho na TPR. Harimo abantu benshi Asumani bavuga ko baba bategereje ubutabera cyangwa se ubutabera bw'u Rwanda bubifuza, aho abantu benshi ndetse batangira kuvuga ko abantu bashobora kuzisanga muri Kigali. Nawe ubona nk'uko ku ruhande rumwe nshobora kubibona gutyo, ku rundi ruhande nshobora kubibona mu bundi buryo, kuko niba birashoboka rwose, niba barashyiriweho impapuro zo kubata muri yombi, izo mpapuro zishyikirizwa igihugu barimo, ariko ntitwibagirwe ko kiriya gihugu nacyo gifite ubudahangarwa n'amategeko akigenga kandi kigomba kubahiriza. Niyo mpamvu ubona bitinda. Abantu noneho ugasanga twebwe abanyarwanda kenshi turijujuta. ariko ngira ngo Asumani wenda ukurikije imyaka 27 byaba bitinze gute se? Akenshi abakurikirana hafi politiki baba ku kibazo cya diplomasi cyangwa se ikibazo cy'umubano mubi cyane hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa cyabaye imbarutso yo gutuma hari abantu benshi badashyikirizwa ubutabera. Ariko wibuke ko hari n'abagize uruhare mu byaha byibasiye inyokomuntu cyangwa mu byaha by'intambara mu gihe cy'intambara y'isi yose. Uyu munsi nyuma y'imyaka 70 irenga abakiriho, ntiwibagirwe ko cyangwa ntitwibagirwe ko nk'itangazamakuru uyu munsi hari abarimo gukurikiranwa, biterwa n'imikorere y'ibihugu, biterwa n'amategeko y'ibihugu, kuko Perezida Macron w'Ubufaransa ntabwo bisobanura ko ari we gihugu cyangwa ari we mategeko y'Ubufaransa. Ariko ni diplomasi Asumani. Yes, ni diplomasi. Kandi niwe mutwe. Ngewe ndabivuga nk'umusesenguzi udafite ubumenyi bw'ikirenga ku bijyanye na diplomasi cyangwa kuri politiki cyangwa ku mategeko. Uko ubibona ko niko n'ikiganiro. Hari droit international, hari amategeko mpuzamahanga, hari n'amategeko y'ibihugu. Kuko impamvu bivuga ni uko ndumva nyakubahwa Perezida Kagame aganira n'abanyamakuru bamubajije bo mu Bufaransa, bamubajije ku kibazo cya Gatha Habyarimana, umufasha uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Hari ukuntu yagisubije. Reka dutegereze rero ubutabera, dutegereze imikoranire y'inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'ibihugu byombi, presidence zombi z'Ubufaransa n'u Rwanda, ubushinjacyaha bw'Ubufaransa n'u Rwanda, ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, inzego z'amaperereza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Tubirekere izo nzego, twe turi abanyamakuru, ntabwo ariko tukaba n'abasesenguzi. n'abasesenguzi. Twebwe turi kuvuga Igihari ni uko uwo ibyangombwa byuzuye biteganywa n'amategeko y'ibihugu byombi, uwo byuzuye bigaragaza ko agomba gutabwa muri yombi, agomba gutabwa muri yombi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwo ibyangombwa byuzuye nta gushidikanya ko agomba gutabwa muri yombi kandi agakorerwa icyo bita expulsion. Expulsion buriya ni nko kumeneshwa. Ni ukuvuga ngo uri mu Rwanda, bibaye ngombwa ko woherezwa mu gihugu waturutsemo kandi uhawe amasaha. Ibyo nibyo bita expulsion, ni ukumeneshwa. Rero reka twizere ko ibyo bizakorwa. wowe utangira kuri iyi ngingo yajyanye n'ubutabera gusa ko abenshi bazisanga i Kigali, niyo mpamvu ndi kwitindaho cyane. Nta benshi nyine, none se ntibazaza nyine, none se bizaba. Ntabwo turavuga ku banyarwanda, dusobanuye neza rero, ntabwo ari abanyarwanda bose bari ku butaka bw'igihugu cy'Ubufaransa. Abakoze ibyaha cyangwa abakekwaho ibyaha. Ni abakekwaho, ni abakoze ibyaha, kandi benshi, kuko benshi ni ukuvuga ngo kuva kuri umwe kabone n'ubwo baba batanu, ni benshi.
noneho rero bashobora no kugera kuri 100 bazaza, bizakorwa. Bizakorwa, bazaza, kandi amategeko agomba kuzakora akazi kabo uko biri kose, bumve ko kandi n'ubu barabyumva, n'ubu bazabibona. Naho bicaye uyu munsi barabizi ko, kuko mbere y'uko nkumenye umutimanama wawe niwo ukumenya. Barabizi rero n'imitimanama yabo ko igihe kizagera bakagarurwa ku butaka bw'u Rwanda, bakabazwa ibyo bakoze. Hanyuma sima tukiri kuri wenda tuvuye kuri ubutabera, tujye mu bikorwa remezo. Ubona uruzinduko rwa perezida w'Ubufaransa cyangwa se umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ari iki ugiye kuzana mu bikorwa remezo? Izihe mpinduka ubona hari iki cyakwitegwa mu bikorwa remezo cyangwa se mu bijyanye n'iterambere? Byinshi cyane, ariko byinshi cyane rwose pe. Sinakubwira ngo Ubufaransa buzubaka imihanda runaka kuri miliyari 100 angahe z'amayero. Sinakubwira ngo Ubufaransa buzubaka ibitaro, buzatera inkunga. Icyo nzi, icyo nemera, icyo nizeye, nshingiye no ku nkunga yasize atanze, nise ibiyagano cyangwa nakwita umwitangirizwa n'ikimenyetso cy'uko yiteguye gukomerezaho mu izina ry'igihugu ayobora. Rwose hazakorwa byinshi, kandi nongere nshimangire ko amagambo nyakubahwa Perezida Kagame yavuze ku byo Perezida Macron yari amaze kuvuga, hari icyizere rwose, hari icyizere. kandi cy'Ubufaransa ni igihugu gikomeye, ni kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi, ntacyo kibuze. kandi Abafaransa benshi n'uyu munsi nabo batewe impungenge muri iyi myaka ishize yose 20 n'ingahe, bababajwe no kuba batakibana cyangwa harabaye ibibazo byatumye badakomeza kubana n'Abanyarwanda, kuko barakundanaga cyane. Ari nayo mpamvu nanahamya ko umubare munini w'Abafaransa uzashimira Perezida Macron w'igihugu cyabo ko yongeye kubaha inzira, yabahaye inzira yo kongera kubana n'abavandimwe b'Abanyarwanda. Yes. Hanyuma tugiye mu mubano mwiza, none tukirimo kwibaza ku Bufaransa n'u Rwanda, cyangwa se ku impact cyangwa se ingaruka nziza cyangwa se n'imbi zishobora kuza kuri uyu mubano. Ibijyanye n'umutekano ubona ari iki u Rwanda rushobora kuzuka? Ibijyanye n'umutekano harimo kuba inzego RDF ikaba ariho mpera, kimwe n'inzego z'umutekano z'igihugu cy'Ubufaransa, zombi zishobora kugirana umubano ushingiye ku bijyanye n'umutekano. Kuvuga ngo hari ibyo Abafaransa bashobora kuza kwigira kuri RDF, cyane ko RDF, ingabo z'u Rwanda, urabizi neza ko uyu munsi isi yose umuryango w'abibumbye urazitabaza aho byakomeye, habuze amahoro, habuze umutekano. Ndahamya, ndizera, kandi nshyigikiye ko ingabo z'Abafaransa mu nzego zazo zose nazo zishobora kujya ziza, cyangwa zigiye gutangira kujya ziza mu Rwanda, kugira ibyo ziga cyangwa zisangizwa n'ingabo z'u Rwanda mu byo kubungabunga umutekano, haba
mu bihugu byombi, mu karere, ku mugabane wa Afurika no ku isi hose. Ikintu cya mbere abanyarwanda muri rusange hari azungukira mu mishinga izaterwa inkunga n'igihugu cy'Ubufaransa mu iterambere, aho bizabivugwa ko umushinga runaka haje umushinga mushyashya cyangwa hari imishinga yari isanzwe ariko yabonye inkunga z'igihugu cy'Ubufaransa. Imishinga mishyashya igiye gushyirwaho ishyigikiwe cyangwa iterwa inkunga n'igihugu cy'Ubufaransa. Ibi imishinga y'abanyarwanda ku giti cyabo, ibi imishinga y'akarere cyangwa imishinga y'Abafaransa, abashoramari, niba ari uko nabivuga, abashoramari b'Abafaransa bati tuje gushora miliyari 10 z'amayero mu banyarwanda. Sinzi niba twabona uko tubibara. Yes, ni miliyari nk'ibihumbi bingahe by'amanyarwanda agiye gushorwa mu mushinga iriya mu byaro wo guteza imbere ubuhinzi, guteza imbere ubworozi, guteza imbere kuzamura abaturage mu bimina byabo, hahandi abaturage mitiweli, urugero katuvuge mitiweli. Ese utekereza yuko bitaba bifite akamaro gakomeye cyane kumva ko abanyarwanda bo mu cyiciro cya kangahe, kuko twebwe nitwe tuzi ibyiciro turimo, ni leta y'u Rwanda ishyira abaturage mu byiciro, abanyarwanda nibo bazi ibyiciro barimo. Noneho niba hari miliyoni zingahe 3 z'abanyarwanda ziri mu cyiciro cya mbere, ni ukuvuga abadashobora kwirihira mitiweli, hanyuma tukumva ko igihugu cy'Ubufaransa cyatanze inkunga yo kwishyurira abo baturage, uragira ngo icyo si igikorwa gikomeye. Ariko noneho ibyo ntibihagije. Icyo twifuza twebwe ni uko igihugu cy'Ubufaransa cyashora imari mu bikorwa biteza imbere icyaro, biteza imbere wa muturage wo mu cyiciro cya mbere, ku buryo mu myaka 2, 3, 4, 5 azaba yaravuye aho yarari yigejeje aho ashobora kwishyurira mitiweli adategereje umuterankunga cyangwa ugomba umugiraneza runaka ugomba kuza ngo mwishyuriye mitiweli. Kandi ibyo nabyo dukwiye no kubitekerezaho nk'abanyarwanda kugira ngo tuzamuke twe guhora kuri ibyo bintu byo kuvuga ko ari ugomba kuzaza kudukemurira ibibazo, ariko ntitwanze. Kandi barumbarira turi ku kibazo cy'Ubufaransa rwose, turabitegereje, turabyizeye cyane rwose, ku rugero rwa 98%, kuruta ko naguma kuri iyo mpuzandengo mu gukomeza cyangwa mu gutekereza ku byahise. Wowe ibyiza utegereje mu iterambere, mu buhinzi, ibikorwa remezo, mu butabera, mu mutekano wabivuzeho, ukajya mu bukungu. Nicyo twifuza. Ariko ese yasomane kuba abantu bashobora kuba batekereza ko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ushobora kuvamo ibintu by'inyungu ku gihugu runaka, ku gihugu ntibyari byarinda abantu abanyafurika bakunze kuba guhora bateza amaboko ku bihugu by'ibihanga cyangwa se ibihugu bikomeye. Ariko kuki abantu batumva ko mu Kinyarwanda, turaganira mu Kinyarwanda, bavuga ngo ukurusha umutwe abakurusha iki? Ubwonko. N'ukurusha umugore abakurusha urugo. Siko bimeze? Twese twagiye twemera abo turiho. Bivuze ko niyo mpamvu tugomba kudipendinga
kuba umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa byongeye kubana nta maboko yiyongereye. ni inyungu, kuko nta nyungu dufite mu gukomeza kuvuga gusa. Habya bindi njya numva bya bariya numva buri munsi basakuza bavuza induru batukana ngo bararwanya u Rwanda. Ibyo tuzabigeraho. Nta nyungu dufite. Umunyarwanda uzi ubwenge, umunyarwanda ujijutse, umunyarwanda w'umusirimu, abubu mwita ngo umuntu uri smart, nureba imbere, nureba ibifitiye igihugu cye nawe n'umuryango we n'abaturanyi be n'abanyarwanda bagenzi be bafitiye akamaro. Apana ibyahise nyine byarahise. Twebwe turiho turabona igihugu cyacu, ntabwo aho kiri uyu munsi ariho cyahoze. Igihugu cyarapfuye, cyarazuwe, kirazuka. Buri wese mu banyarwanda bari ku butaka bwacyo cyangwa bakirimo yabigizemo uruhare. Aho kigeze rero, icyo dukwiye gukora nk'abanyarwanda ni ukuharenga, ahubwo ni ukuharenga tukakerekeza cyangwa tugakora ibituma kigera ahandi kurusha aho kiri ubu ngubu. Mu iterambere ariko kandi mu iterambere mu nzego zose. Kuko birantangaza, ngewe bintera n'umujinya rwose kumva umuntu ajya hariya akavuga ngo iterambere ntabwo ari amashanyarazi, ntabwo ari imihanda, ngo ntabwo ari ibitaro, ntabwo ari amazu meza, ntabwo ari amashuri. Umunyarwanda hari n'igihe batanabyibuka, baba birirwa bavuga ubusa. Twikomeza Sumani, twigire ku wenda ku Faransa dusa nk'abagera ku musozo. Uyu munsi noneho umubano w'u Rwanda uhagaze neza, uruzinduko rurabaye, bakora asubiye mu Bufaransa, natwe tugumye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni iki noneho uyu munsi dusa nk'abasoza ikiganiro cyacu, ni iki dukwiye kwitega? impande zombi zikwiye kuba zikora iki kugira ngo birusheho kugenda neza? U Rwanda n'Ubufaransa, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa Emmanuel Macron, nyuma y'ibyo baganiriye ntitwari duhari, bakomeze baganire kandi ibyo bemeranyijwe ntibifate umwanya muremure, kuko ntacyo babuze. U Rwanda rega ni igihugu gikomeye, n'Ubufaransa ni igihugu gikomeye, nibahuze. Icyo Ubufaransa burusha u Rwanda byihute buri gihe, icyo u Rwanda rurusha Ubufaransa byihute rugitange. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, amasezerano mu butwererane yashyizweho umukono, ibyo bemeranyijweho gufatanya hagati y'ibihugu byombi byihute. Ubwo ni ukuvuga ngo bivuze gutyo mu buryo bwagutse, ariko inshingiye ni inkingo nka ziriya nkingo yazanye, simpamya ko ari amayero, ntibuka neza niba ari 600 by'amayero cyangwa miliyoni 6 z'amayero, simpamya ko yari yayazanye. Ariko byihute ku buryo nibura tuzumva mu cyumweru kimwe yatangiye gukora ibyo agomba gukora. Abanyarwanda bitegure rwose kongera gusubukura ingendo zabo mu Bufaransa. Abafaransa bitegure kongera gusubukura ingendo zabo i Kigali, mu Rwanda. Ntabwo nzi ko Air France rwose bashobora kuba ntabizi. Kereka wenda izo ndege zo zigarutse wenda gukorera i Kigali. Ariko icyo navuze ni icyo ngicyo, kandi ni ikintu gikomeye, kuko nge ndibuka Sabena, ndibuka Ethiopian Airlines, ndibuka Air France, ndibuka Aeroflot,
y'Abarusiya ndibuka indege nyinshi zagwaga i Kanombe zari nyinshi cyane ubwo naho ngiwe ndi kandi iyo ndege wumva ya Air France ni ukuyumva gusa ntabwo ari indege yoroshye ni kimwe na Rwandair turashaka kumva Rwandair turashaka kubona Rwandair yaterisa i Paris ikabisikana na Air France i Kigali ni ibyo ngibyo dukeneye ni ibyo dukeneye ibindi byo kuturangaza tukabyihorera wenda tukajya tubigarukaho amasegonda makeya ariko ibiteza imbere ibihugu byombi abaturage b'ibihugu byombi abanyarwanda bakeneye iterambere abanyarwanda bakeneye imibereho myiza abanyarwanda bakeneye ibintu byinshi cyane bafatanyamo n'Ubufaransa n'Abafaransa bakeneye ibintu byinshi cyane bafatanyamo n'Abanyarwanda. Yes. Asuma reka tugushimire kubwo ikiganiro uyibona ute Ubufaransa aho twavuga ngo Asumani cyangwa se wowe ubona ute Ubufaransa n'u Rwanda mu mubano wabyo wongeye kugaruka nyuma ya kimwe cya kane cy'ikinyejana umubano utameze neza aho abasaderi bagiye bahamagazwa yego abandi hakaba ikintu kitoroshye muri speech z'abayobozi aho wumvaga harimo amagambo akaze cyane ku gihugu runaka cyangwa se ku bantu runaka ariko uyu munsi none Asumani bikaba bigeze aho abantu barebana akana mu jisho. Yego ibyo ni ibintu bisanzwe n'umugore n'umugabo mu rugo cyangwa no mu miryango hazamo utubazo ariko bikarangira tugakemuka. Ibiganiro ariko buri wese avuga ati akagira icyo yigomwa. Buri wese ati ahangaha ashobora kuba narakosheje n'undi nawe ati nshobora kuba narakosheje noneho tubirenge dukomeze ibifite akamaro. Nkagushimira rero ku kiganiro umusanzu wawe ubibona ute utanze ubwo n'abandi bakeneye kugira icyo batunganira umwanya wabo mikoro turazifite zirahari kamera zirahari tuzabasura tuganire nabo kandi tubabwira ngo basure rugari.net basure bwiza.com bakore subscribe kuri Bwiza TV kugira ngo bajye babona amakuru atandukanye n'ibiganiro bitandukanye. Asumani rero n'abakeneye ko wabaha ibitekerezo wabaha inyunganizi cyangwa se ushaka kubakora ubuvugizi muri za gukora zo kurwanya akarengane wabaha nimero yawe kugira ngo bazabashe guhamagara. Ni byiza ariko mparanyitanga gusa reka nongeye nisubiremo ntabwo narambirwa hoho ni inshingano zanjye. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 64 67 0782 64 niyo inayo iri kuri WhatsApp. Izindi mbuga nkoranyambaga zo ntabwo nzikoresha ku mpamvu zanjye ubwo nubimbaza mu kindi kiganiro nzagusubiza impamvu utazikoresha kandi nzagusubiza. Reka ngushimira Asumani Imana ikurinde naho utaha. Murakoze cyane namwe Imana ibarinde.